milele, sifa zote ni zako Bwana, wasahili sifa wakuinuliwa, maneno yako ni ajabu, wasahili sifa wakuinuliwa, maneno yako ni ajabu. Ulitutendea nguvu, na sisi wote tunafurahi. Ulitutendea nguvu, na sisi wote tunafurahi, wasahili sifa wakuinuliwa, maneno yako ni ajabu, wasahili sifa wakuinuliwa, maneno yako ni ajabu, milele milele, sifa zako ni zako Bwana, milele milele, sifa zote ni zako Bwana. I will raise my voice to worship, I will sing his name forever, every day, every night. I will raise my voice to worship, I will sing his name forever, every day, every night. I will raise my voice to worship, I will sing his name forever, wasahili sifa wakuinuliwa, maneno yako ni ajabu, wasahili sifa wakuinuliwa, maneno yako ni ajabu, milele. Ubutaha ndakeka yuko uziyaranja urebe ukuntu wacunga neza ijwi ryawe. Iyo ugiye mu marushanwa uritegura cyangwa ukavuga uti ntabwo ndi bubashe kuririmba ko numva mu muhogo hatameze neza, bashobora no kugushyira mu yindi tuwa ya uyubutaha. Bishobora ko hari undi udashobora kubyumva, kuko ibyo rero nge nguha yes. Yego murakoze. Yesu ashimwe Jehova neza. Ahimbazwe. Kuri njye ngiye kuguha yes. Yes. Yego murakoze cyane. Byinshi Edi yabivuze, so simbisubiramo. Yego. Nanjye nguha yes. Murakoze cyane. Kereka kimwe gusa nakugiraho inama, kuko wakomeje deja, ubutaha nabonye byaba byiza wirekuye bari kugucurangira. Yego natse. Wicurangiye bishobora gutuma nyine utakaza amanota, kugira ngo wirekure tubone Jehova neza. Yego. So it's a yes for me. Yego murakoze. Yego namwe. Sinifuza kujana n'abandi, kuko nabo bayoba inzira, ariko numfata ukuboko ukankomeza nzagereyo, uwo wayoboye najya ayoba inzira, kirazira. Uwo wayoboye najya ayoba inzira, kirazira. Sinifuza kujana n'abandi, kuko nabo bayoba inzira, ariko numfata ukuboko ukankomeza nzagerayo, uwo wayoboye najya ayoba inzira, kirazira. Uwo wayoboye najya ayoba inzira, kirazira.
umugisha murakoze ijwi ryiza bivuze ngo ikindi gihe nyine nuba watambutse uzite cyane kuri shwa y'indirimbo nabyo birafasha ariko impano urayifite so ndaguha yes murakoze Diance Preza. numvishijemo ibintu byiza dukeneye ijwi ryawe ni ryiza uburyo uhitinga low notes hasi byari sawa cyane ufite tone iryoshye kumva ubwo icyari gisigaye nashaka kumva ko no hejuru wahagera numva naho urahagera kandi umeze neza uri comfortable naho nkuko Annette yakubwiye indirimbo wahisemo ntago adufashije kumva byose neza nko twagombye kubyumva ko turimo turabishakisha kandi ubundi tugomba kubyumva tutari no kubishakisha sibyo so utahitemo indirimbo izagufasha hanyuma ikindi wite ushakisha ikintu gituma public iconnecta nawe sibyo ko ubu ngubu ahanini byari wowe wenyine ntago twari turi mu isi yawe ugomba kwiyaranja uburyo uzana public mu byo urimo urakora sibyo ariko impano irahari rwose iragaragara mu buryo bugaragara nanjye nguhaye yes murakoze Yes ashimwe Diance nahimbazwe ngiye kubaza ikibazo umunsi wumvaga rino rushanwa cyangwa se umunsi wafataga umwanzuro kuza ahangaha ni ikihe kintu cyabiguteye mbo icyabinteye nuko numvaga nanjye nshaka gukora umurimo w'Imana numvaga nanjye naba umwe mu bahatanira aya mahirwe ko navuga ngo ndamutse nsinze mbo nagira amahirwe ndatanga urugero nshobora kuba ndirimba hano mukanyumva wenda ariko wenda abo hirya ku nkombo wenda batanyumva ngize mu mahirwe nkatsinda irino rushanwa najya muri studio ngakora indirimbo babandi batagiraga amahirwe yo kunyumva hano ibihangano byanjye nkabinyuza kuri radio kugira ngo nabo bari kure babohoke urakoze Diance najye ngo haye yes murakoze Diance ngiye nkikubona nakubonamo impano murakoze niyo mpamvu naje kugira ngo ubanze mu calme ube pose ubanze utuze kora cyane ku ijwi ryawe ugabanye stress muri wowe ndakeka yuko bagenzi banjye babikubwiye uzashaka indirimbo wimva ushobora kuba atari n'iyawe ariko y'undi muntu byanagufasha n'ikindi gihe kugira ngo utambuke nanjye ngo yes murakoze amashyi menshi cyane kuri Diance
Diana ufite Esther. Reka mbaze ngo yes biro kugira icyo uvuga. Baje guha yes bigaragara yuko ufite impano uramutse ubone ugushyigikira cyangwa se ikigushyigikira uje gukora ibirenze ibyo uri gukora. None icyo musabye ni ukurushaho gusenga cyane, warwanye n'ibintu byinshi nk'umucuranzi nk'umuririmbyi ndabyumva, kurwana na gitari idafite umugozi mu ijosi, kurwana n'ahantu ukandagiye, kurwana na mikrofone n'amanota, nguhaye yes ipfundikiye kabisa. Imana ivuga Esther ishimwe nanjye nakwikundira asa neza nibyo rwose urasa neza kandi uririmbye neza, uri umuhanga ufite impano, nanjye ndaguhaye Yesu. Esther kugira ngo ibintu byose turimo turashaka kuri bino rushanwa, so yes iranyoroheye cyane. It's a big yes from me. nanjye nguhaye hanyuma baje kuyivuga n'ubundi urumva rwamaze gutambuka byakudesitarabize cyane ku gucuranga. Esther twebwe twari twamubonye ko ari umukobwa w'umunyempano kandi wakoze, hari abanje abasore bakoze kunkurayo rwose. Naregereye umukobwa uzazamurayo, Imana iguhe umugisha. Nanjye nkunda gucuranga, hanyuma ariko nabonye byakudesitarabize ku buryo ndi kwibwira harimo na shwa y'indirimbo. Nabonye ukoze shwa y'indirimbo wakora ibintu bidasanzwe cyane, uzagira icyo utaha. Hanyuma niba ukunda kwicurangira byibura uzaba ufite n'indi band kugira ngo bigushyigikire, wisanzure, wowe uduhe Esther nyine turimo turabona, nawe ubundi kuhaje. Imana iguhe umugisha.
bagukize kurimbuka nuko waburi mu bibazo imisozi ikugose ugabazi baba bakugose umukiza we iteguye kugukiza nzaririmba wizamazamuka kuko njye urwo yangonze ndiruteze kuzashira ijambo ryawe nirihinduka kuko wankoze ku mutima ijambo ryawe nirihinduka kuko wankoze ku mutima wahinduye amateka yanjye unyambika gukizwa mwami wahinduye amateka yanjye unyambika gukizwa mwami sinzigera mpinduka kuva nakumenya nzahora ntegereje ubwami bwawe sinzigera mpinduka kuva nakumenya nzahora ntegereje ubwami bwawe sinzigera mpinduka nzaririmba izamazamuka kuko njyewe urwo yankunze ntiruteze kuzashira ijambo ryawe nirihinduka kuko wankoze ku mutima ijambo ryawe nirihinduka kuko wankoze ku mutima nzaririmba wizamazamuka kuko njyewe urwo yankunze ntiruteze kuzashira ijambo ryawe nirihinduka kuko wankoze ku mutima ijambo ryawe nirihinduka kuko wankoze ku mutima ni wowe kuko wankoze ku mutima ni wowe kuko wankoze ku mutima uri mwandinda kuko wankoze ku mutima uri mwandikomeye kuko wankoze ku mutima nzagendera ku mahame yawe kuko wankoze ku mutima kuko wankoze ku mutima True life. Is it? Okay. Imana ibaha umugisha, Imana n'umugisha umucuranzi ariko ntimwajyanaga neza. Ijwi ryawe wowe wambaye imikara riryoshye uri kuririmbira hasi than kuririmbira hejuru, ubwo wabikoraho cyane mu gihe muri group buri wese kugira ngo ajye amenya aho ari strong kugira ngo group nyine ikomeze iduhe ibintu byiza. Uyu nguyu nabonye asa nka hejuru ho twahumbaga no mu kanya akoze hasi, ariko iri low ryiza cyane kuri wowe. Mu gihe rero mushaka guhuza muzajye mubyitaho cyane. Ikindi wenda sinzi nimba muteranira hehe. Abadivantiste nari nabibonye rwose. Hari indi ndirimbo se mwaturirimbira wenda dusa nkaho tuzi? Twafa kugerageza. Okay. Indirimbo ya James na Daniel. Okay. Agace gato. Niyo yaba ari umunota umwe. Dore imbere yawe unkoreshi cyushaka
ngichonga piyeho mbere ndarabo. Murakoze cyane. Still uzakore cyane ku ijwi ryawe hejuru, nimba uyu nguyu akunda gukora alto kugira ngo bizajye biryoha. Nakunze uburyo energy nyine mufite. Hari aho wenda mwageraga mukatwibagirwa mukarebana mwenyine, mwibaza nimba mutari kutureba natwe turi imbere yanyu, ariko biragaragara ko mukunze ibyo mukora, and ni byiza rwose kubihitamo muri n'abavandimwe. Usibye ibyo rero mugomba gukosora kuko nyine iri ni irushanwa, ariko ngereka mbaha amahirwe, ndabaha yes. True life. Now, hari ibintu bimwe nagiye nkunda, hari na bimwe byanshanze sinabasha no nkibaza se what is going on here, nibiki biri kujya mbere. Ko nk'ubu namo ndashakisha nkavuga se kora si indirimbo ni iyihe, urumva nkumva sindi kuyikurura iyo ari, nkumva hamwe uririmbye soprano akuririmbiye alto, nkongera nkabona iyo nanone icyo gice kiragarutse mukoze vice versa, nkabona harimo utuntu nyine tuvanga, hari utuntu mukeneye gusobanura, sibyo? Now ku buryo bwa tekinike bw'amajwi ugitangira hari aho wagiye umereza, ndavuga wowe witwa nde harya? Dukunda Ismael. Nkumva umpaye tone iryoshye, ariko ugezemo hagati urayita ya tone nziza wari ufite, utangira no kuririmbira mu muhogo gutya nko mu mazuru nkabyumva. Brother babikubwiye nawe hari aho hasi kumva tone iraryoshye, ushaka kubita hejuru, no mu kanya ku ndirimbo ya kabiri ku byo yari amaze kugukosora wongeye ukora ikosa amaze kugukosora. Urumva icyo nshaka kuvuga? Rero ariko nubwo mvuze gutyo, hari aho byageze hagati numva hari aho mwahuzaga nkumva ko bishoboka ko byaryoha, ariko ikibazo gihari nuko nyine mutarabinoza ngo umenye ngo nge ndakora iki. Ubundi muri groupe ugomba kureba abantu ukituvuga ngo uno inshingano ye ni uno ni niyo nshingano ye, naho muri mwebwe ntago ndi kubona ngo inshingano y'uyu ni, mbese biragira ahantu ngira ngo ntago murabisobanura neza. So ndashaka kubaha amahirwe, ariko amahirwe avuga ngo ibintu byanyu bigende bisobanuke, mugende murepete, sibyo? Umenye imbaraga zawe nizi, umenye ngo low niho soundinga neza. Byaryohaga uri low akitakubita agatenor kari hejuru cyangwa ako ka alto, numvaga bitangiye gusona neza, ariko mukagera ahantu ariho mufite imbaraga mukongera mukabita. So ibi ndi kubibabwira gutya ko ntago twaje kubabamba, ahubwo turagira ngo tubafashe, sibyo? So nge kubaha yes kubera ko hari agacu nabonye, so yes ndayibahaye kubera ako kantu gato mbonye, ariko mvuga ngo ubutaha mugende mu biryoshye mu binononsore neza, mugize amahirwe mukagaruka, sibyo? Sawa. True life mwakoze cyane. True life. Yes ashimwe. Ayimbazo. Biranejeje kubona abavandimwe bahuza bagakora groupe, ubundi birirwa mu rugo bashwana. Murakurikirana? Iyo umuntu avuze gutyo bazi intambara z'abantu bakurikirana. Biranejeje. Imana ibaho umugisha. Ngiye cyo nakongeraho kubera ko mwaje nka groupe, bivuze ngo tuba tubareba muri babiri, iyo umwe akozeho agakosa gato gatwara na wa wundi. Niyo mpamvu mugomba kwitozanya mukamenya aho muzamura, aho ahatari imbaraga. Ngiye kuba hano. True life. Ntago nawabesha, nta buryohe nigeze numva ya groupe cyane cyane rero ko baririmbye b'Abadventiste. Tubazo ubuhanga bukomeye cyane. Mwagonganye byageze n'igihe na microphone muzigonga. Mwabyumvise? Mu byukuri bwa buryohe bw'amajwi meza, bigaragara yuko nawe ubwanyu mutarabasha kumvikana.
kuri jye ni no uwo nuko ngo kuba mubashe kubona no ebyiri na yes ebyiri asigaye kugikemuka hariya ko bwa buryo bwa group ariko hagati aho ubwiye ko wambaye neza. ngira ngo mwumvishe comments zitandukanye nyine nanjye mwanciye intege uburyo mwatangiye uburyo byageze hagati numva nyine ncitse intege n'ukuntu mufite amajwi aryoshye. Ninde waririmbaga base? Ni Ismail. Nyuma ni nawe hari aho wagera ugashyiramo tenare. Rero Judge Edi Mico hari comment yabahaye nifuza yuko mugenda mukazikoraho cyane zo kwisobanukirwa mukamenya yuko ni irushanwa nyine rikomeye. Mwabonye ababanje, mwabonye n'abandi, mugende murebe n'abandi. Ngiye kuri aka kanya mbahaye amahirwe, ndabaha yes, ariko tuzagaruke nyine buri wese yisobanukira. Murakoze. amashyi menshi cyane kuri True Life. Nuko nguko bigenze nyine komiseri ahitaza akabishyira ku murongo. Nuko nguko bimera.